n'uwo mupenzi abyumve. Reka nkubwire ikintu cyandakaje. Nimugoroba umugore wanjye yababaye, urumva watashye yababaye, arambwira ati ko narinzi ko ibintu byarangiye, byagarutse bite byo kwirirwa abantu bagutuka, abantu bagusebya, ko narinzi ko byahosheje, habaye iki byagarutse bite? Bwana urabaza uti none se nakoze iki? Ndambwira none se madamu ntabyo yababizi byagenze bite? Gisina nabikurikiye. Arambwira mfata umwanya numva ibyo barimo bantuka, avuga okay, siko numva ruguhozwa ku nkeke. ndamubwira rero narayimenyereye, wambabaza ariko iyo ugeze iwanjye ukababaza n'abadafite aho bahuriye n'ibi, ubu nanjye nijye nawe, impigi n'indito, ubu nijye nawe. baravuga ngo uguhiga ubutwari muratabarana. Yes. ngo bikoresha umutwaro utari ngombwa. Ubu aho njyewe muguye n'abantu barenga nk'icumi, ngo wapfuye na Eto, urumva ngo wakoze ngo mwakoranye business inde wowe ngo jewe ariko nibakurara nakoranye nawe ngo business yo gushinga radio ngo sinzi ikiraka twakoze ngo kuri stade Amahoro. Abanyarwanda bose niko babizi, niko babivuga. Twakoranye mu bintu byo kuvugurura stade ngo kazi sinzi amamiliyoni niba ari 100 nshyireho umucyari ngo hanyuma ngo afunze ngo ndayarya yose ndamwamba. ntago wapasuye urumva none se ko hari ubundi ndiko abwira abantu, hari umuntu wambwiye ngo mbafatanye umushinga wa radio atarafungwa ngira ngo hafunguriwe ngo mucinye murawutangiza nyuma urawutangiza wenyine niba uramwambura awiteske abo bana bibwira abashoboye kubimbwira nababwiye ikintu kimwe, azabereka ikimenyetso kimwe, kuko kameme ntago baba barakoranye n'umuntu business agreement no kuri WhatsApp mwandikirana, sibyo? Iyo business avuga yafunzwe iriya stade yararangiye. Amahoro iri muri finissage, yari muri finissage. Yes, mwari mwarishyuwe, urumva mwari mwarishyuwe. Sinigeze nari nkorana nta kazi nari umva nta kazi na kamwe abanyarwanda babimenye nigeze nkorana nawe, ndamwambura. Iyo si kamere yanjye, abo twabanye abo tubana barabizi uko siko nteye, sibyo? Hari umunyamakuru azababwira icyo hari umunyamakuru umwe mu banyamakuru be wambwiye ati kuri ikintu bapfuye yafunzwe, hari abakinnyi yamurangiye bazagura. Abo bakinnyi no Karenza bagura wenyine, abaryaho injawuro ntiyamura ngo yinjiye muri APR ngo yamufashije kwinjira muri APR. Ngo bane niba ari bane yafunzwe, abo bakinnyi bazagurwa. Noneho ako kazagaha Karenzi kuzagura abo bakinnyi, kuko mu rwego rw'abakinnyi abantu bagura abakinnyi bakabona injawuro. None se ibyo byose niba narabikoze kuki yashaka ko twiyunga? Yarashaka asubira official yarabishatse naho yaciye oya mbere y'ibyo nawe Karenzi yawe yabishatse kagimbura ko bazengurutse Afrika. None se ko kare ku cyanze ko mwiyunga penzeto ngo amakora hino yaratsabakini abaraho amafaranga menshi. Avuga ko no kujya muri Senegal kwa Karenzi ntakurangiza batari we ari atenyaga prometazine igihari ni kimwe amazina menshi ababwira ibyo yamusigiye liste yamusigiye liste y'abakinnyi benshi. sinshaka kumenesha amabanga ariko azera urabwira abantu icyo dupfa, sibyo? Icyo dupfa ni kimwe, amanyangaye kandi yagipfuye na benshi, sibyo? amanyangaye yagipfuye na Bayingana David, yagipfuye na Karekezi Olivier, yagipfuye na Mashami, yagipfuye na Fabrice na uretse naguha urutonde rw'abantu batatu na Fabrice Shema iyo abonye ufite umubano uwo ari wo wose, icyizere no kuba hari umwe mu bayobozi, urumva, wakugirira icyizere, wakubonamo ubwenge, wakugisha inama, waganira nawe. Nari nibagiwe Kazungu nawe ari barabikoze nawe ari kubaza nari nibagiwe, urumva, yavuye ku kazi nta cyaha yakoze, urumva. Ni ukuvuga ngo kirazira
ko wegera abayobozi mukamenyana mukaba inshuti. Agomba kubanza agashwana nawe, yarangiza nawe akabakwangisha, agafata umwanya akakwereka ububi bwawe, akakwereka ko ari wowe kibazo mu gihugu kugeza abakwangishije. Iyo niyo ntego, urumva? aho bisobanuye neza cyane. Uko niko kuri. Aho ndabikunganira. Ntazongere kubeshya abantu. Uramwunganira. Kakazunga mwunganire. Ibyo kuzongera uko niko kuri. Uko niko kuri. Urumva? Niba ushobora kuvugana na Afande Mbaraka, yego, agukunda cyangwa Afande James, yego, ni ikibazo gikomeye kuri ibyo Karenzi avuze. Uko niko kuri, ntabwo izo abantu kora ariko kugenda beshya abantu. Abaho ateranya muri make, abahateranya nibi. Iryo sinumva ari ishyari hu. Ngo ni ishyari gerero bitandukaniye kandi n'akazungu ndibaza ari kesi imwe. Twe dufite umwuga dukora, sibyo? Ntituri abamaneja, ntituri abatoza, dufite mikoro, turi abanyamakuru. Nta kazi dukeneye muri APR, sibyo? Nta kazi dukeneye ku muyobozi. Ni byiza kubana n'abayobozi neza, kububaha, kandi ibyo ntibizahinduka, sibyo? Ariko imitwe amanyanga yose tuzayashyira hano ku meza. Urabona nk'iyi foto, uko ni ukuri. Aramutse ari mu Bubiligi akabona Karenzi wicaye hariya, ubwo egare ko agomba gufata igihe kirekire. Nose nta wundi muntu uzagira favor ku bantu bakomeye. Nicyo kibazo. Kuri icyo kintu Karenzi avuze, reka nitangeho urugero yewe. Okay. Akazi dukora birashoboka cyane ko abayobozi bo mu mupira se murahura, birashoboka ko mugomba guhura mukamenyana. Barimo baranyibutsa n'abandi ba Jimmy Mulisa, ni benshi n'urutonde runini. Abo yateranyije ni benshi. Ni benshi abamekonta bagenda ni benshi. Urumva? Ubwo ni icyo kibazo. Karenzi cyavuze yaragiye nongera kumbaza icyo. Keretse nuzanira ikimenyetso dore wakoranye akazi nawe wambura. Urabisobanuye neza. Birasobanuka. Kuko yabaye inshuti ya Karenzi, baragenda barakorana bagira ati ariko mu gihe hajemo icyo cyuko abayobozi batangiye kukureba ijisho ryiza. Ese nkafana Mbaraka Karenzi yihuye anahakora barabonanaga cyane urugero. Ariko niba uyu musore umuyobozi wa APR kuvugana na Karenzi ni bisanzwe, ariko ni ikibazo nyine. Giyewe nitanze urugero kubyo Karenzi avuze ngo umwuga dukora nuduhuza n'abayobozi b'amakipe. Abakora abashenerali bibari nk'igitangaza, ariko abayobozi b'amakipe duhura nabo cyane. Giyewe 2005 tuvuye muri Sekafa ntangiri akazi k'itangazamakuru. Tuvuye muri Sekafa ko nagiye muri Sekafa nkitangira itangazamakuru, nogeza match za Rayon Sport na APR, biba ni igitangaza radio yigenga irimo kogeza umupira. Byatumye radio Rwanda yohereza umunyamakuru igitaraganya. Yarabimbwiye ive gucyana hansanze. Noneho turi ka Kigali, ndabyibuka turi ka Kigali ndi kumwe na Shyaka Creva Marehemu, takiri ku isi y'abazima. Afande James yari yicaye hejuru ahantu hegutse hafi ya abayobozi babakiriraga. Batuma umuntu aravuga ngo ngende muduhamagarire bari abanyamakuru. Ndazana Shyaka, urumva abanyamakuru twari bakeye. Turagenda imbere yabo baradusuhuza. Afande James arabaza ngo Kazungu ni uwe? Ndavuga nti nigewe. Ararebana na ibingira baraseka. Tukumwangaho tuganira nabo, imyitozo ya APR ka Kigali kenshi twakunda kujyayo. Bira aho ngaho naho twamenyaniye, twavuganiye bwa mbere. Turusha kumenyana ku mupira, guhura ka Kigali, ibintu nk'ibyo ko ntacyo dupfana. Nta kubyo Karenzi avuze uyu mupira uguhuza nabo mudafite icyo mupfana. N'abantu b'inshuti bo mu maro je mfite. N'abantu twamenyaniye mu mupira. Bigeze no kumunteranya mu myitozo kibera ka Kigali, baramubwira ngo Kazungu avuga n'aba bakinyi ba APR kuri mikoro. Kuri ibintu tuvuga hari abashinzwe kubyumva. N'uyu munsi nyine ndabizi hari abafata amajwi yanjye bayakuremo ikirego, ariko nta na rimwe nzagara mu rukiko nisobanura kubyo navuze kuri mikoro. Rwose naba naribeshye kera, ariko kuyu munsi ku myaka y'amavuko maze ku myaka 21 mu mwuga, video mujye muzifata nyinshi, ariko nta na rimwe nzagara mu rukiko nisobanura kubyo navuze kuri mikoro. Ntabwo bishoboka. Baramubwira ngo Kazungu yavuze ko abakinyi APR yazanye bashya arabaswa. Aho ni kangani muri 2005 6 7 renga APR yazanye umuzayirwa witwa Renga Bam, ndabyibuka. Murebye ndavuga nti umukino arasanzwe.
ntacyo arusha abari basanzwe. De Gaulle n'umwe mu babazana ko yari umuzayirwa, baravuga ati Kazungu aca intege abakinnyi bashya baje. Sinari impari, icyo kirego kirakomeye. Uwe arampamagara nijoro inde afande James arambwira ati bavuze ko unaniza abakinnyi ubavuga nabo baca intege. Ariko sinabyemeye kuko nababajije ngo Kazungu yari yavuga nabi ka bange tweet, nambuye tweet ngo oya kukisa niba avuga ko kabange tweet nambuye tweet ari beza ari abahanga, uwo nguwo avuga ntabwo ari umuswa, ntabwo ashoboye. Arangiza ayo matiko atyo. Ariko urumva bari batanze icyo kirego cyari gikomeye, cyari cyo kunteranya nawe nyine. Kazungu avuga nabi kuri radio, amagambo aca intege abakinnyi bashya kandi niyo bakiza. Ito yari ataraza ariko hazi yaje rurangiza kuri ibi byose. Tuvuga ngo na mbere rero APR ihoramo abantu badashaka kuvugana n'umuyobozi, bumva badatekeye cyose babonye uri gusuhuzanya n'umuyobozi cyangwa se kwishimiye bahita batangira guhimbira ibirego. Nk'isi uyu munsi reba Jangwana ukuntu yaje bundi Karenzi niwe wamwintroduce muri kibuga cya sport kuri radio Fine FM mu kiba kuri Fine FM. Jangwana aragenda arakundwa, abayobozi ba PRFC ex chairman Fanderi Shari aramukunda kuko ni umuntu ushoboye uzi kuvuga ibintu bya PL bikaryoha. N'ubu yongeye guhamagazwa kuri Hedikota hariya kuri auditorium militaire bamufashe nagarishyura akandi kantu arasoza urumva. Ariko uyu munsi kubera ko afite igikundi ufungwa biracyariyo birahari n'ubundi dushobora gusanga kuwa mbere niba tutishyuye badusubijemo. Bagomba ukuntu rikara bivuga ntabwo urishyura ko mu maso yahise yahinduka yabaragashya n'utabishobora. ndavuze ati abakunzi ba PL Jangwana arasabwa 3,800,000 byibuze, natazibona arafunga arongera azasubiremo please bamufashe byibuze kuri iyo contribution. ariko se amaderbi byonyine byibuze baha agaciro icyo kintu yacuruje APR derby yacuruje amafaranga bakoze muri peti kashi. apfa kuba atamushaka azayishyura cyangwa afungwe. Erega ntabwo yatemera Jangwana yemera gutose Jangwana afite igikundiro mu bafana ba ariko yanze kumuvugira. mubwije ukuri ko Jangwana ntabwo itamwemera kuko yamusaba ikintu kimwe. Jangwana ni umuntu wize muri sanse yumvugaho ibintu byiza. niba ugiye kuri SKFM uvuga ko ndimo hari ubingenzi muri APR kandi agiye kuvugira abafana ugomba kumuvuga. niyo mpamvu Jangwana uzabona ntiyita nyine ni uko bigenda kuri akuntu avuga ngo APR iyobowe neza chairman kabisa mu umuntu nanjye vuga uti hari n'undi witwa gutya nawe dore umuntu ukorana na leta bikagenda neza ni Patos. Ubona bira bya Patos. Patos ari umunyamupira wa mbere mu Rwanda. Patos ari kunyandikira mbaza ngo eto komeretse kuvugana nawe isaha yose ko nabonye umwana mwe aho nibyo bavuga abo ni bakunda rero umuzizi iki ni bakunda afite ikipe ngari abo ba Sarpero afite groupe y'abitwa ngo ba Richard abo bose Didier mushuti wawe ubu ngo nibo bahembwa Didier mukuru we ni Batista urumva wabaye mutoza ntago muzi urumva ngo kubera ko abanyamakuru bababujije kunyataka ubu ntago byemewe kwatakana n'abandi banyamakuru ubu yashatse ngo abukuri za WhatsApp birirwa basebanya tuntu turaricitse namukarabye urwego urumva barandika bakohereza namukarabye umunsi Karenza muvuga mu bari mu kanama kaye kuki niho nakarabye ese ntubyumva kandi abayandika message buri abayandika ariko sini ya Kazungu nge nawe na Patos ntago mubekera tumgazi ibintu bo wandika n'ibiki eteta bayanguriye muri seta kugurire w'igihumbi 50 nibyo biguhindura umuntu ugurwa nyine ari ati jete bamaye 50 ku myaka y'amavuko Patos yarangije kaminuza nawe kandi ndabizi yirize yarangije kaminuza ni umuntu ugurwa ariko mugana akantu k'uburisansi oya nurisi umuntu akarusho nakarusho kuko ujya buri umuntu wize rutari ahantu ashobora gutandukanya hari ubwenge ashobora gutekereza neza ugatekereza muri sanse n'udakeneye amafaranga y'ubuntu akantu k'uburisansi 50 tujya kwandagaza Lorenzo cyane rwose 50 na 20 yabikora n'10 yabikora ibyo bivuyemo yabonye abandi ba YouTubers ndashatse kugarukaho reka ibyo hari abanyamakuru ibyo mbihagazeho abantu bajya bumva batwataka benshi nibyo nabonye n'amaso yanjye
yishyurira mu kabari za fagitire za 7 10 birindwi n'amafaranga Urumva? noneho yimwica nikize ni uguhamagara ishyura fagitire ya 7 y'10 ibyo ni ibintu bihari wajya no muri historique ya MTN ukabibona urumva ishyura 10 ishyura nangahe nanyoye amacupa ishyura 7 10 wowe muravuga aba 50 ibyo gusa bajya bavuga ngo bamanuje imizinga bituma ntabwo birirwa bamanuje imizinga aho buriya ni za primus ni za mitsingi kohereza 10 20 ibyo bigatuma batukana bajya kuri mikoro bagasebanya niyo mpamvu nta Jangwani ntazijya yemerwa ku kiragano cye ariko ngo yageze kumuvugira inshuro ebyiri ngo ni nawe mwise Toto Boy ngo yamuvugira inshuro ebyiri inde si Jangwani sinzi abandi ngo banyuze ku ruhande baramwiyamara bavuga bati uwo muntu ntabwo ari umuyobozi wa APR ntari muri APR ntukamuvuge ntukamugarukeho we yikorera rwihishwa kuvuga neza nk'inshuro ebyiri ayikorera rwihishwa yumva yarabiretse amubaje kuki wabiretse abura icyo kumusobanurira arakaraba rero niyo mpamvu abantu bamenye ukuri abantu bamenye ukuri ntibajye bumva ngo tukuye mu nzira ikibazo ugomba gufite ubundi bihuha abantu bavuga hanyuma ibitandukanye n'ibyo azabereka ibimenyetso ababwira ati dore yanyambuye iki arabeshye kuba ngo akora abakinnyi babiri kuba Karenzi yaramwambuye azerekana ibimenyetso icyaha nemera Karenzi rero bamwerekana ibimenyetso tuzamukarara niba aramutse azanye amafagitire bashwaniye Karenzi avuze ko yatubatse kuri stade Amahoro haramutse habonetse fagitire proforma yohereje yishyuza harimo amazina yabo bose harimo amazina ya Karenzi na Eto Karenzi twakaraba rwose n'ikiganiro twakimukuramo akajya mu hanyuma agiye ushidikanya jyewe wazaze mwereke buri fagitire y'iyi radiyo naho n'amafaranga aho yaturutse wumva ashidikanya avuga ati yayambuye Eto n'ibyo ngo radiyo ariko so mwambaye amafaranga birangira gutyo gusa radiyo Eto Karenzi yarayitiriye yari kurwanira uburenganzira bwe amajoro yaraye jewe reka nkubwire nagerageje kuba hambo kuri Eto bihagije wamaze n'igihe kirekire udashobora kumuvuga ntishobora kumuvuga no mu mazina naramwubashye hari ukabona abantu batanu bakoranyijwe nubaha n'ikipe wakasara BT we kutamuvuze mu bashwanye na Eto wakasara BT mfana wa APR ukomeye oya ni umufana njye navuga abantu bafite aho bahuriye n'umupira wakaso tumusuze cyane umwami wakaso tugira ubavu wakaso ejo tugira ubavu rwose Karenzi yabisobanuye ariko sima mutabyumvise wakaso se yigeze agirana yigeze agira ikimuhuza n'ubuyobozi oya yavugaga icyagize uwagize aho ahuriye n'ubuyobozi ariho wese cyangwa igikundo abagomba kurangira nageze aho nshwanye na Adiri n'umuyobozi uri umuvugizi wa APR ushwana n'umutoza ntambara za Eto azanyegeza akagenda agashyiramo na muri Adiri ibintu Adiri akaza kurubanga ibintu kuko Karenzi avuze Eto yansanze ni umuvugizi wa APR ntazi naho byavuye nta nubwo azi naho byatuye yaza asanga ni umuvugizi wa APR urumva rero ngira ngo hari ikibazo oya wamurushaga ni gute afande James azanyemera kandi ibintu byinshi abibaza Kazungu nibyo uzavugana nawe gute byanga bikora kuri icyo kintu reka Kazungu mugiye mugire Diamond mugire ikizira muri APR kugira ngo nsigare mpagaze bwuma ngenyine kugira ngo ibyo mvuga ntibivuguruzwe ariko ngicyo ntekereza umuntu wakoze amanyanga arimo kugerageza kuroga abakinnyi ba adversaire ubundi APR bikwiye kwitandukanya nawe nibyo ntabwo akora mu uyu munsi ntabwo akora mu ariko ibintu byose avuga ko muri APR hanze y'ikibuga nibyo bashaka avuga ko muri APR abo yishyura bose abishyura mu izina rya APR ibyo akora byose abyitiririye institution ya APR amakontra y'abakinnyi amakontra ibyo byose avuga ko ari ugurisha abakinnyi nakubwiye ngo ndamuteguje urumva ndamuteguje yewe ndi umunyamakuru n'iyi radiyo yafungwa nasaba akazi ahandi anyitegure naracecetse natandeka kuko ngiye nta kintu nkeneye mu kazi ke ntawe umuriye nawe sibyo niba azi umupira koko niba ufite ibibazo bya hari ingingo ukabihuza na Karenzi ibibazo bya Rayon Sport ukiranje ukabihuza na Karenzi urashaka iki nicyo nta kindi ngewe icyo mubwiye ni kimwe abimenye ni byiza azi umupira nakomeze afashe rwose ikipe ye yari yumve mpamagara umuyobozi wa pe yari yumve nsaba serivisi muri APR abafana ba APR ko baciye aha ikiganiro cyaretse gukora ahantu murira na APR ni hamwe ni kuri stade nishyuye amafaranga yanjye sindasaba ngo munyinjize reka nanjye nabicitseho ndishyura nkicara kuba bansi bakora accreditation sibyo yaratwandikiye arambwira ngo Rikari mwatubawe mukaka accreditation ndambwira ngo gusa
hano mu rukiko kuva abansi bakora accreditation match ya peri yose ndayishyura narambwiye ati hano mu rukiko turishyura ntawinjira kuri accreditation nta kibazo ni VIP iyo tutayafite tuguma mu rugo kuko nzi neza ko ariko nta imana ishinzwe ko kibazo tuba tuyafite nta kibazo VIP na kimwe televiziyo ni VIP Star Times ni VIP Star Nuko Times bihagaze. aho rwose ejo bundi bizaba VIP azamu ariko uriya muryango w'abanyamakuru rwose niyo waba ko mwinjiraho muri match ya Utuboneho. peri usibye ni ya peri ni ya reyo turazishyura zose ni VIP cyangwa abanyamakuru batoya bacu yego rwose mujye mubafasha mujye mubafasha ariko Binjize neza. kuri table y'urukiko tuzatwishyura tuzirwariza kandi Tuzirwarize. tuzakora ikiganiro kubera ko twubaha Byaduhaye amahoro cyane. twubaha aperi ariko rwose mba ntegereje twubaha abayobozi nka move bakuru. none hari bukora ubu ngubu oya mu rwego rwo gusenya radiyo n'ikiganiro ibyo none hari bukora n'abakunzi ba peri bagomba kumva kino kintu Lorenzo Wagira ngo bagomba biri kumva afite predicted. ikintu eto uvuga amanyanga ye uvuga amanyanga mu penzeto we agahita yifata akisanisha na institution ya peri iyo wavuze to birangira yisanishe ko ngo wavuze aperi hano nta muyobozi wa peri twavuze urumva hari ariko umuntu wo muri aperi uzaba amagambo ku bintu bya ni ibisambo babyirukanye muri aperi Ibisambo. sawa sibyo kuvuje waguze inyenyeri ubu aperi iri mu matsinda sibyo aperi iri mu matsinda aperi muri imwe cya kabiri cya Eh, champions harafunzwe. kiwanuka omedi togwi dawo n'inyenyeri abantu barabajura bibaga aperi abayiyoboye Al Hilal ntabwo uyobora urutonde Bashasira. Al Hilal ntabwo uyobora urutonde rwa shampiyona hano mu Rwanda Ntabwo- Al Hilal. ntabwo Reka- gutsindisha ikipe ya ntabwo kabiri. gutsindisha ikipe ya gatatu so wowe komeza wifatira Uri abantu nyenyeri. ushoboye reyo Umwanya wa- itarya idahembwa itagira ite wemeza abantu kuza umupira ariko kirazira jyewe ntabwo jyewe ndi migozi hari umusaza mwene wacu wajya kuvuga ndi kamurari kera ati ndi kamurari ndi urusenda ndaruranda ndabishye nutancira kuko jyewe nta kibi mutaramvugaho kandi byose byaransize mwaranshakishije ntabwo mutageze nimero zanjye murazikurikirana ibintu byose Ariko bararengera. mwarambuze imana indiho igisigaye rero so abantu bamenye ukuri batangiye kuranga abantu bamenye ukuri abantu bamenye ukuri ntabwo bamutangiye kuranga kwa siniya igihugu cyacu cyubakitse neza mu buryo Oya, bw'umutekano njye uzakandagira nabitinye umuzamu uzakandagira kandi hari umuntu uzagendera mu kigare Uzakandagira umuzamu nawe. agakandagira umuzamu atazi Njye nabitinye ibyo cyane. reka nkubwire burya reka noneho umenye iri banga ntabwo umuntu akomera ari umwe mu gihugu yego exactly Sibyo? ibyo ni ukuri ntabwo umuntu akomera ntabwo ushobora kumubwira ngo urakomeye hakomera inzego kandi We. zibamwe abantu benshi Eh, Zibamwe so, abantu benshi. abakomeye ni benshi ibyo upanga uzabigerageza so nkanjye udafite ubukomeye mana uzabigerageza wowe iyo bikomeye utabaza nderure ukomeye tuziranye n'irikari oya Ana, ifata Mana. oya reka nkubwire Oya, iyo ni logike iri Logique, simple oya, kandi- ntabwo umuntu akomera ari umwe babiri Mbese umva bishoboka? bane oya mu gihugu inzego zo mu Rwanda ikintu kimbabaza cya mupenzeto ni ukuntu yiyemerana abantu iyo ugendera ku mategeko udakora ibyaha sibyo wubaha inzego ibyo birahagije uba ukomeye nawe mu gihugu nta kindi ikindi rero ibyo oya kwitwaza ubu ni ora for ora ubu nta guca ku ruhande ni ukuvuga ngo ni piga kwenye mushono kanye mushono kabisa Aho- uramanuka mu ndodo mu gisirikare urwana n'umuntu umuha inzira ntabwo upiga haduyi umufungira mu nguni y'inzu oya umufungurira inzira akabona aho ahunga yerekeza kuko iyo utamuretse ngo mu ahunge mujyi wa Kigali niko byari bimeze. iyo utamuretse ngo ahunge akwiyahuraho abari bariyise inzirabwoba ngo bari babahaye ubuhungiro barabafunguriye aho bashobora guhunga niyo havuye zone turi kwazingira ngo baragenda bagende ngira ngo za giti cy'inyoni hari inzira ibahungisha ubundi akazi piga bagenda bava mu mujyi bitari byo ngo bahitana benshi Rero bakwiyahura. banabiyahura niba rero ubu ni ukubarasa, igihe bafite- wahereye niba undasa uzi ko umfungiranye mu nzu ubu ni ukukwiyahuraho niko bimeze yakwimye n'inzira umuntu uramureka namaze umwaka jye ntunze umuryango jye ntunze umuryango mfite umuryango ntunze uhembwa kubera ko wantutse umwaka n'igice urashize umwe saho utunzwe na YouTube yanjye yego guterura imizigo iyo birangiye aricara akarantuka buri munsi agahemba namuka yagiye gutuka umwaka urashira ikiganiro Namuka aratukana. ari karenze amazina yose abaho narayiswe niswe ingurube niswe ngo azahata hakurikiranwa Sinzi ngo arahata niswe hakurikiranwa n'ikintu na n'iki. kimwe
umuntu arahembwa kubera agiyewe cyane uratuza urashinyiriza ndaceceka kandi nyirabayazana uramuzi aho bigeze rero Boss yaba uramuzi. eto umuhemba yaba tayifunuka ubu nijye nabo Okay. 2026 mu isura nshya cyane 2026 rwose iraza kuryoha. saa 7:59 muri studio zacu mbonereho ko washimira bamwe mwese twabanye mu kiganiro cyacu mu kanya gato ni SK Arena ngushimire cyane Lorenzo Wakoze mwese twabanye Imana ibamugisha. wakoze cyane twagiye hanze y'ikibuga cyane ariko ejo ni mu kibuga ejo mu kibuga shampiyona yaba yagarutse Ejo harabasatira imikino ya weekend. Ejo hari umukino w'abangavu b'u Rwanda abantu bazajya Bajya kureba saa kubashyigikira 9. bajya kubashyigikira under 17 hanyuma niba nyuma bikenewe Karenzi nibyo guca ku ruhande buri munsi. Oya, twari igihe bibona ibintu byakabije Turaryana, Eh, oya, ariko kuko biba byakabije tugereza guceceka ariko nyine abantu bakadufata nk'abantu ubanza ari ngo b'abanyabwoba bibi. twe tubahiriza amategeko ariko nanone ari aho ubona ko ukwiriye gutanga ubutumwa n'uwo mupenzi abyumve reka nkubwire ikintu cyandakaje nimugoroba umugore wanjye yababaye urumva watashye yababaye arambwira ati ko narinzi ko ibintu byarangiye byagarutse bite byo kwirirwa abantu bagutuka abantu bagusebya ko narinzi ko byahosheje habaye iki byagarutse bite Ubwo urabaza uti none se nakoze iki? ndambwira none uwo se madamu ntabyo yababizi byagenze bite gisina nanabikurikiye Mm. arambwira mfata umwanya numva ibyo barimo bantuka avuga okay Siko numva ruguhozwa ku nkeke. ndamubwira rero Inkeke narayimenyereye. wambabaza ariko iyo ugeze iwanjye ukababaza n'abadafite aho bahuriye n'ibi ubu nanjye nijye nawe Impigi ubu nijye n'indi nawe tu. ubu nijye nawe baravuga ngo uguhiga ubutwari muratabara baratabarana yes kuko intego ubundi yari iyo tumutesha umutwe nawe atukane avuge radiyo bazayitiye amatiku bazayitiye y'induru nta wamamaza uzaza turabafite bahagije ubu noneho basigaye baduteranya Dufite na abakiriya. basiriya bajya buri basariye noneho dufite abakiriya bahagije kandi bishimiye ko Bayihaye tubamamaza neza amezi ngo uzaba yafunzwe umwaka urarenga ibyo byarananiranye gufunga radiyo ni uyifunga ku rwego Ahubwo imizindaro yabo yitonde. ni robine ufunga ntabwo ufunga amazi ukayafungura baturusha audience Izi zafungwa ntabwo tuzagenda baturusha tuzibona. kumvwa ntabwo baturusha kumvwa batwitegure so ubwo rero twari tuzasubira ku munsi w'ejo abandi ubwo murakomeza gukurikira SK Arena hamwe na Migambi Nyawe ku mugoroba ni extra time Away.